gukoresha imbuto zo zikereza urupfu zigakingira indwara ubwenge n'ubuhanga n'ahandi wabikura uretse mu gukoresha ibinyabuzima. Tukaba rero tugiye kwiga uko dushobora guteka capati twifashishije ibyo kurya biri iwacu by'umwimerere, tutibanze cyane ku bikomoka ahandi cyangwa se bishobora gukomoka mu nganda. Uko twagiye twiga ku ngingo zitandukanye, twabonye akamaro k'imirire myiza, twabonye ibigize imirire myiza ko ari ibintu bigera kuri 6: ni ukunywa amazi ahagije, ni inyubakamubiri, ni ibishyushya umubiri aribyo binyamavuta, ni ibitera imbaraga aribyo biryoherera cyangwa se ibinyasukari, ni amavitamine ndetse n'imyunyu ngugu. Icyo gihe rero iyo tugiye guteka tureba yuko ibyo byose birimo kugira ngo bishobore kudufasha. Rero nk'uko twababwiye ko tugiye kubategurira capati nziza iradufasha, hari ibikoresho turi buze kwifashisha tugira ngo tubanze tubereke. Ubwa mbere turifashisha ifarini, iyi ni ifarini turi buze kwifashisha. Hanyuma turaza gufataho inusu y'ifarini, dufate iyi n'ifu y'ingano nayo turaza gufataho inusu. Hanyuma turaza kwifashisha karoti nazo ziri buze kudufasha muri ku guteka kwacu. Turaza gushyiramo n'ikijumba, noneho tuze kwifashisha n'ibirayi. Noneho ibingibi nibyo turi buze gukoresha kugira ngo tuze kubona capati yacu. Birumvikana ko turi buze no gushyiramo akunyu, noneho bikaza kudufasha kugira ngo bigende neza. Aha turaza kwifashisha aka kantu ka puratini kugira ngo tuze kotsaho capati yacu. Hanyuma yaho turaza kwifashisha aka gakombe karaza kudupimira amafu. Tuze kwifashisha ikiyiko kiri buze kudufasha ari ukotsa capati ndetse no kudupimira umunyu. Hari akandi gakoresho rero duhirika hejuru ya capati, aka kantu bakita rolling, nako turaza kukifashisha kugira ngo capati yacu tubashe kuyihirika tuyigire neza. Noneho turaza kwifashisha ibi bikoresho, ndetse turifashisha icyuma cyo kuza guhata biriya byo kurya byacu. Turaza kwifashisha rero utu tuntu kugira ngo bize kudufasha. Aha dufite umunyu turi buze gukoresha, noneho tuze guteka ibyacu neza. Aha hantu rero dufite n'akarape, nako turaza kukifashisha kugira ngo turape neza ibyo kurya byacu. Rero tubahaye ikaze kandi twishimiye kubana namwe. Nyuma rero yuko tuberetse ibi bikoresho, reka tubabwire uko tugiye kubikora. Tugiye kubanza twoze ibi bikoresho byacu. Karoti turazoza neza, twamara kuzoza tukaziharura, hanyuma tukazirapa, tukoza ibirayi neza, twarangiza kubyoza tukabihata, twarangiza guhata tukabirapa, tukoza ibijumba neza, twarangiza nabyo tukabihata, twarangiza tukabirapa. Noneho niturangiza turakoresha ibijumba 2, dukoresha ibirayi 2, dukoreshe karoti 4. Hanyuma niturangiza turaza gufata inusu y'ifu y'ifarini ndetse n'inusu y'ifu y'ingano dushyiremo akunyu kangana n'akayiko gato. Hanyuma niturangiza tuvange neza. Nitumara guponda neza bimaze guhura, nta mazi turongeramo kuko ikirayi ndetse n'ikijumba ndetse na karoti biraba byifitiye amazi. Hanyuma rero nibimara guhura neza, ushobora gushyiramo amavuta cyangwa ntuyashyiremo. Turaza kujya dushyira amavuta make ku gapuratini, hanyuma niturangiza twotse dukoresheje umuriro w'imbabura. Aha dufashe ikirayi twamaze koza neza, noneho ikirayi cyacu tugiye kugihata. Mbere yuko tukirapa duhate n'ikijumba ndetse duharure na karoti. Turahata rero n'ibi bijumba byacu, hanyuma tuze kuza gukurikiraho kurapa turangije kubihata. Tugeze rero kuri za karoti zacu, nazo twazogeje neza. Noneho zo ushobora kuzihata cyangwa se ukaziharura, ushobora guhitamo kimwe wakora muri ibyo. Jewe hisemo guharura n'icyuma. Hari abandi bagira utundi dukoresho dushobora kuzihata neza,
ku buryo udakuraho igihunu kinini. Noneho turangije guharura no guhata, noneho hagiye gukurikiraho kurapa. Aha turi kurapa karoti. Noneho turangije rero kurapa cya kirayi, karoti n'ikijumba. Noneho tugiye gukurikizaho kuvanga ya mafu yacu noneho turi buze gukoresha. Twababwiye ko turi bwifashishe aka gakombe kugira ngo tubashe kuvanga amafu yacu neza. Hano rero dufite ifu y'ingano. Tugiye kubanza dupime aka gakombe. Ingano ni ifu y'ingano z'umwimerere twakoresheje. Turapima neza aka gakombe kuzuye, hanyuma turafata n'ifarini nayo dupime aka gakombe. Mbese bwo ku batabizi, aka gakombe ni inusu y'ikiro. Ngo ku bafite ibikoni bifite iminzani bashobora gukoresha iminzani, ukaba ushobora gupima inusu y'ifarini n'inusu y'ifu y'ingano, bikaba bingana. Noneho bimwe narapye ari by'ibi ngiye kubishyira mu kintu ngiye guponderamo. Kagasafuriya niko nahisemo ko ndaponderamo, wowe ushobora gupondera mu cyo wateganije. Noneho ukaba ushobora kuza gushyiramo. Noneho ngiye kujya nshyiramo ya mafu yanjye mwaha. Noneho naje kiramwakunyu, ndangije noneho njya guponda. Noneho nze kuvanga ponde neza. Noneho murabona uko igipondo cyacu kimeze. Murabona ko kirahiye rwose, kimeze neza. Icyo tugiye gukurikizaho ni ukukata no guhirika ku meza. Noneho twarangiza tugatangira kotsa capati yacu. Rero turafata tukabumbabumba gutya, hanyuma twarangiza ushobora gukoresha ifu cyangwa se ukaba ushobora gukoresha amavuta. Noneho aha hantu kuri aka kantu ugiye guhirikaho, ngewe mpisemo gukoresha amavuta. Undi washobora kuhanyanyagiza ifu, agakoresha ifu y'ifarine cyangwa y'ingano, byose ni kimwe, ntacyo bitwaye. Noneho niba ngahekanya capati yanjye rwose genda gake. Aha rero murabona ko imbabura yacu yashyushye, twayicanye. Turaza rero tugashyiraho aka gapuratini kacu kariko twotsaho capati. Noneho capati tuyokesha ikiyiko kimwe cy'amavuta. Capati imwe uyokesha ikiyiko kimwe cy'amavuta. Noneho capati tuyokesha ikiyiko kimwe cy'amavuta. Capati uyokesha ikiyiko kimwe cy'amavuta. Capati imwe uyokesha ikiyiko kimwe cy'amavuta. Capati imwe uyokesha ikiyiko kimwe cy'amavuta. Capati uyokesha ikiyiko kimwe cy'amavuta. Capati imwe 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 uyokesha ikiyiko kimwe cy'
hariho imana nziza twahawe n'umukiza ubu buzima bwacu twabutijwe n'imana bumubera ubuturo ature muri twebwe utsemba urwo rusengero imana izamutsemba kwirinda n'urufunguzo rw'ubukirisitu ubwenge bushishoza n'amagara mazima niyo mpamvu ibaza ngo kirisito adufashe niyo ndwara idufasha gukomeza urugendo niyo shobora iyi nzira inyura mu butayu udafite kwirinda kumara amaze rwose kwirinda n'urufunguzo rw'ubukirisitu ubwenge bushishoza n'amagara mazima niyo ntambwe ibanza ngo kirisito adufashe niyo ndwara idufasha gukomeza urugendo niyo shobora iyi nzira inyura mu butayu udafite kwirinda kumara amaje rwose ubu gutwarwa n'ipfa nibyo bimaze benshi ujya ibikwangiriza ukabufumbiye indwara maze wambara nabi ukaba uhindutse icumbi ry'indwara n'ibibi byose biri hano ku isi ubu gutwarwa n'ipfa nibyo bimaze benshi ujya ibikwangiriza ukabufumbiye indwara maze wambara nabi ukaba uhindutse icumbi ry'indwara n'ibibi byose biri hano ku isi kwirinda n'urufunguzo rw'ubukirisitu ubwenge bushishoza n'amagara mazima niyo mpamvu ibanza ngo kirisito adufashe niyo ndwara idufasha gukomeza urugendo niyo shobora iyi nzira inyura mu butayu udafite kwirinda kumara amaje rwose kwirinda n'urufunguzo rw'ubukirisitu ubwenge bushishoza n'amagara mazima niyo mpamvu ibanza ngo kirisito adufashe niyo ndwara idufasha gukomeza urugendo niyo shobora iyi nzira inyura mu butayu udafite kwirinda kumara amaje rwose ko bamwe mu bizera bakiriye ubutumwa ihame ryo kwirinda ntibariha agaciro kandi uyu murimo uzarangizwa na birinda ngaho isuzume urebe kuko iri mu murongo ko bamwe mu bizera bakiriye ubutumwa ihame ryo kwirinda ntibariha agaciro kandi uyu murimo uzarangizwa na birinda ngaho isuzume urebe kuko iri mu murongo kwirinda n'urufunguzo rw'ubukirisitu ubwenge bushishoza n'amagara mazima niyo mpamvu ibanza ngo kirisito adufashe niyo ndwara idufasha gukomeza urugendo niyo shobora iyi nzira inyura mu butayu udafite kwirinda kumara amaje rwose kwirinda n'urufunguzo rw'ubukirisitu ubwenge bushishoza n'amagara mazima niyo mpamvu ibanza ngo kirisito adufashe niyo ndwara idufasha gukomeza urugendo niyo shobora iyi nzira inyura mu butayu udafite kwirinda kumara amaje rwose hari ibanga rihishwe mu gukoresha imbuto zo zikereza urupfu zigakingira indwara ubwenge n'ubuhanga ntahandi wabikura uretse mu gukoresha ibinyampeke cyane hari
hari ibanga rihishwe mu gukoresha imbuto zo zikereza urupfu zigakingira indwara ubwenge n'ubuhanga ntahandi wabikura uretse mu gukoresha ibinyampeke cyane ubu butumwa bwiza bwagereranywa n'iki butwigisha uko turya tunywa ndetse twambara mu madini menshi bataha uwo mucyo ni inshingano twahawe ngo tubamurikire mureke buri wese atari iyo ntego kuko kwirinda ari ihame ry'abatahajuru ubu butumwa bwiza bwagereranywa n'iki butwigisha uko turya tunywa ndetse twambara mu madini menshi bataha uwo mucyo ni inshingano twahawe ngo tubamurikire mureke buri wese atari iyo ntego kuko kwirinda ari ihame ry'abatahajuru rero murabona ko capati turazirangije murabona rwose ko zimeze neza kandi twakoresheje ingano dukoresha ibijumba dukoresha ibirayi ndetse na karoti dushyiramo ifarini twongeyemo umunyu kugira ngo bize kuba biryoshye rero mwese tubahaye ikaze kugira ngo namwe mujye mubikora iwanyu biroroshye birihuta ntabwo bigoye kandi nta nubwo tugomba kurya ibyo kurya by'ubute ahubwo tugomba kujya turya ibyo kurya twateguye twabitekerejeho tuzi ibirimo rero tuzagaruka tubasobanurira akamaro ka buri cyose mu bigize iyi capati yacu Imana ibahe umugisha ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge kiruko n'isoko iterambere ry'ejo mugira nta buzima ubutunzi butagaciro shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi yari iminsi barishima kuko igezageza ku bandi n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka nyumwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda imugani zikaburi wawe yewe mugenzi ujya mu ijuru nakura inyama n'urusenda isukari icyayi ikawa n'umusu